za nshuti zanjye kandi inshuti z'isaha ya none, abantu b'amarangamutima, abantu b'umutima, ndabashimira kuba muri hano. Uyu munsi nje kubabwira inkuru itari iy'umuntu w'ahandi, oya, ni inkuru yanjye. Ni inkuru y'uko nigeze kugira umuntu wampaga umwanya ariko nkaza kuwutesha agaciro. Kugeza igihe atangiye kugenda bucece, naje kugera igihe ndamubura. Inkuru ni iyanjye, amarangamutima ni ayanjye, ni njyewe uzi ko niyumva, kubera ko hari icyo nari gukora ntakoze. Yes, reka mbanze nsuhuze wowe wakanze subscribe kuri uru ruganiro rwa Now. Wowe ukora igikorwa cyose kinyereka ko uhari, ni ukuri ndagushimiye. Reka nsuhuze mwege munkurikirana muri mu ntara enye zigize igihugu cyacu, disi twongeyeho n'umujyi wa Kigali. Wabyumvishe neza, turi muri salo ya Now, ahantu tuganirira amagambo arimo ayubaka ndetse n'azamura amarangamutima yacu. Hanyuma njyewe musangiza w'aya magambo nitwa ngaho ngira icyayi mu itasi, ndaje. Ariko disi ntewe ishema no kubabwira ko twabonye abatangira kuduhagararira. Umuryango mugari wa Now ushimishijwe no kubabwira amahirwe menshi dufite yo kuba tubafite. Reka nshimire umusore witwa Egide Shema, ubaye uwa mbere mu bahagarariye Now cyangwa se mu bantu bakurikirana uruganiro rwa Now, ariko akaba abaye uwa mbere uhagarariye abandi cyangwa se umwambasaderi wa Now. Shema Egide aherereye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Tyazo, mu kagari ka Marabaki. Disi yujuje ibisabwa byose kugira ngo abe ambasaderi wa Now. Reka tumwifurize ishya n'ihirwe mu kuduhagararira, maze ibiganiro nk'ibi by'isanamutima, ibiganiro nk'ibi biduhumuriza, bitambuka ku ruganiro rwa Now, atubere umwambasaderi mwiza mu kubigeza ku bandi. Ishya n'ihirwe kuri Shema Egide. Disi ntewe ishema no kubabwira ko dufite Samuel Iradukunda mu badiyasipora, nawe yabaye wa kabiri, yujuje ibisabwa byose
kugira ngo aduhagararire mu gihugu cya Zambia disi. Mu biganiro nk'ibi abisharinga abigenda bihereza abantu batandukanye, maze bagira icyo bikuriramo, ijwi ry'ihumure rikamutahaho. Iradukunda Samuel, nawe rwose komera ku muheto. Ibiganiro nk'ibi bitambuka kuri iyi YouTube channel bikomeze bigere ku bandi bose aho ngaho muri Irwota Masimbi. Ishya n'ihirwe kuri Samuel Iradukunda. Reka mbonereho nsuhuze n'abandi badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye nagiye mbabona: Zambia, Mozambique, Ivory Coast ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Amagambo y'ihumure abahoreho. Yego murakoze cyane. Noneho reka twinjire mu kiganiro. Disi nta kintu yanyatse, ariko njye sinamuhaye umwanya. Ntacyo yansabye uretse ko ntamuhaye umwanya. Ngiyi inkuru yanjye y'uyu munsi. Inkuru rero yanjye, umuntu yampaye umwanya. Hari umuntu wigeze kunsanga rimwe, ntabwo yaje ansaba ibintu byinshi. Yaje angana atuje, afite umutima wihangana. Yampaga umwanya. Buri gihe yitaga ku bintu bititaweho n'abandi. Yakundaga kumbaza ati, urumva umerewe ute? Akabaza inshuro ebyiri. Igihe yabaga atari kumva ijwi ryanjye rimusubiza, akambaza ngo urumva umerewe ute? Ntiyumvaga ijwi ryanjye gusa, ahubwo yumvaga n'umutima wanjye. Ariko njye sinigezemo uwo mwanya agaciro. Iyo yavuganaga nanjye, nakomezaga kureba muri telefone. Disi hari abantu mudaha umwanya kandi babakeneye. Rimwe na rimwe mugakoresha telefone zanyu nk'aho muri busy kugira ngo abibone, kuko abakeneye ntabwo abona iyo telefone, ahubwo abona wowe. Iyo yashakaga ko tuganira, nabaga mugiye mu bindi. Ahari nawe hari umuntu ushaka ko muganira, cyangwa se nawe yo. Umwanya we wari ingirakamaro kuri njye, ariko sinigeze menya ko ari ingirakamaro kugeza ubwo agiye. Disi sinabura kubabwira igihe cyo kwicuza. Ndi kwicuza, ariko umwanya wararangiye. Yagiye atuje, nta nubwo yansezeye, ariko umwanya we wararangiye. Sinigeze mbona aho yarengeye, ariko umwanya we ndawicuza. Ubu niyo nandika ntabwo ajya nsubiza. Niyo ngerageje kumuhamagara ntabwo anyitaba. Ibyo navuze byose
ubu byabaye nk'umuyaga, numva nshaka gusubiza igihe inyuma ngo mwumve neza, ngo nshake icyo namubwira, ngo mubwire nti mbabarira. Icyo gihe sinarinzi ko ari icy'agaciro kameze gutya, ariko ntabwo bishoboka, sinabasha guhindura umwanya napfushije ubusa. Mbibutse ko ndi kubabwira inkuru yanjye, nta kintu yanyatse, ariko njye sinashatse kumuha umwanya. Disi igituma mbabwira ibi biganiro cyangwa se tuvuga isaha ya none muri buno buryo hano ku ruganiro rwa Now, bafite isomo nakuyemo. Iyo ndivuze hano nawe ugasanga warikuramo, ni ukuri ntacyo bitwaye. Gusa ntukibagirwe gusharinga isaha ya none ku bantu batandukanye kugira ngo nabo bakuremo isomo ryabo. Hanyuma ngewe rero ukubwira iyi nkuru, hari isomo nakuyemo ndetse hari n'ibyo niga n'ubu ngubu. Kuba muri ubu buzima duhora twiga. Dore isomo ryanjye. Nibwo namenye ko hari ibintu abantu batakaza bagakomeza kubaho, ariko hari ibyo utakaza bikagucaho ibindi bintu burundu. Umwanya w'umuntu ukwitaho akumva amarangamutima yawe, si wo wakagombye gukinishwa. Ubu ndabimenye, kandi buri muntu uri kumva isaha ya none uyu munsi ndamubwira nti, niba ufite umuntu ugutekereza, uguhamagara, ukwandikira, ukubaza uko ameze, ntumwime umwanya. Rero ntuzigere wicuza nkanjye igihe azaba atakiboneka. Ariko se koko njya ngenda nta musozo nguhaye, ntabwo yaba ari isaha ya none. Ariko wowe utarakanda subscribe, ijwi ry'ihumure rirakubwira kanda subscribe kugira ngo ibi biganiro bikomeze bigere kure, kugira ngo YouTube ibone ko hari abo bifasha maze bijyane n'ahandi. Umusozo, nabaye nk'umuntu waririmbye ariko amatwi afunze. Nanditse ku mutima ariko udafunguye. Ubu sinshaka ko undi wese anyura mu byo naciyemo. Ndagusabye, fata akanya, vugana n'abakwitaho, tanga umwanya wawe mbere y'uko uhinduka urwibutso, kuko wenda wasanga igisigaye ari isaha ya none. Disi mu magambo nk'aya y'ijwi ry'ihumure aturuka mu nkuru zacu, ariko abandi tukagenda dukuramo inama, ntabwo njya ngenda ntaguhaye umuhoza wanjye. Ndabakunda, ndabikumburiye, ariko nk'umuntu waciye mu bikomeye ndabikubwiye, nk'umuntu wicuza umwanya w'umuntu wanyitagaho, ariko ndacyafite wowe uranyumva. Wowe umpaye umwanya wawe uyu munsi, ntuzigere
ubisuzugura. Tugume turi kumwe mu isaha ya none, tugire igihe cyiza cy'ukuri n'urukundo rudashira. Yes, wakoze kuri wowe wankurikiye mu kiganiro cy'uyu munsi, by'umwihariko mu kiganiro isaha ya none, aho nakuganiriraga inkuru yanjye. Umuntu waje mu buzima bwanjye ntiyagira ikintu anyaka, ariko njye sinashaka kumuha umwanya wanjye. Niba hari ikintu uri gufashije, ijwi ry'ihumure rikugereho maze uyoherereze n'abandi. Ngaho jya muri komenti umbwire mu ijwi ry'ihumure rituje, maze ningaruka nzasange dukumburanye. Mwakoze cyane. Nari hanyuma uruganiriro rwo ni Now. Imana ikundebera icyoroshye. Bye bye.